Nyambo Jessica yahamije ko yakorewemo n'Imana akarokora ubuzima bwa Micky. Ni mu gihe kandi Urwanda rwemeje ko rwatumijeho Prince Kid umaze igihe ari muri Amerika. Mwifurije kugira ibihe byiza wowe ubana natwe umunsi ku munsi kuri Pazama Media. Umwanditsi akaba n'umukinnyi wa filime Nyambo yavuze ko Micky ibihe bikomeye yabiciyemo ubwo yari amaze igihe gito atangiye gukina muri filime za niyo nshuti ya Nick wamenyekanye nka Kiraman. Yavuze ko mu gihe yari arimo agirana ibihe byiza n'abantu be ba hafi bari bahuriye mu birori byo kwizihiza isabukuru y'inshuti yabo, Nyambo yatunguwe no kubona hamagawe na nimero ya Micky batari bagatangiye kugirana ubucuti budasanzwe nk'ubwo bafitanye magingo aya. Micky yahamagaye Nyambo amubwira ko arembejwe n'ibibazo by'isi ku rwego yumva atakibasha kubyikorera ku bitugu bye wenyine, ndetse ko n'ahantu aba haherereye abantu yemeza ko bashaka kumwica. Nyambo yagize ati yambwiye ko ashaka kwiyahura kubera ibibazo byari bimaze kumurembya, nuko mpita ndeka ibyo nari ndimo musaba ko twahura tukaganira byimbitse. Nyuma yo guhura na Micky yamusobanuriye ibikomere by'amarangamutima yabanaga nabyo, kandi byinshi muri byo byaturukaga ku kutagira mikoro kugeza no kunanirwa kwigondera ibirimo by'ibanze nkenerwa nk'amafunguro. Nyambo yakomeje agira ati tugihura amaso ku maso namujyanye iwanjye abanza kurira, nanjye ngera ku rwego rw'uko natangiye kurira ntazi ikindiza, gusa ndamuhumuriza mwereka ko yageze ku muntu witeguye kumwumva ndetse no kumufasha. Uyu mukobwa wamamaye muri filime yise Ibanga yanerekanye ko imwe mu ntwaro yaje kumufasha gucubya kwitera icyizere kwa Micky ari ukumwibutsa ko afite umwana umutezeho byose kugira ngo akure. Mbibutsa ko uyu mukobwa Micky mu cyumweru gitambutse nibwo yasabwe ndetse anakobwa na Aga Promoter bari bamaze igihe babana nk'umugore n'umugabo mu birori by'agahebuzo. Naho ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwavuze ko bwamaze gutanga impapuro zitumizaho Prince Kid wafatiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byatangajwe n'umushinjacyaha mukuru Angelique Habyarimana ubwo yabwiye itangazamakuru ko Prince Kid yashyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi igihe cyose yaba abonetse. Yabivugiye mu cyicaro cy'urukiko rw'ikirenga kuri wa 9 Gashyantare 2026 mu gutangiza icyumweru cyahariwe kurwanya ruswa mu nkiko. Uyu mushinjacyaha Angelique Habyarimana yagize ati twatanze impapuro zo kumuta muri yombi bitwara igihe bitewe n'igihugu. Muri 2025 nibwo Prince Kid yafatiwe muri Amerika, ariko leta y'u Rwanda yahise imenyesha Amerika ko yatorotse ubutabera. Kuri ubu rero hategerejwe igihe yazafatirwa akohereza mu Rwanda agakora igihano yakatiwe n'inkiko. Mbibutsa ko ibyaha Ishimwe Diodoni uzwi ku izina rya Prince Kid ashinjwa yahihamijwe ku itariki 13 Ukwakira 2023. Ibyo byaha harimo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, gusaba cyangwa gukora ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina no guhoza ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Mwakoze kubana nanjye, mbifurije kugira ibihe byiza no guhirwa mu byo mukora byose. Nge nitwa Moses, iyi ni Pazama Media.